kugira ngo tugaruke kuri iyi nkuru y'Abanyarwanda babaga mu Bufaransa. Umunyarwanda umugabo akaba yishe umugore we, umugore we witwaga Claudie akaba atakiri mu mwuka w'abazima. Umwicanyi muri kumubona ni uwo mugabo wambaye rinete, uwo yari umugabo we, bari babyaranye abana batatu. Umukuru yari afite mu myaka 13, uko nguko umuto 9, undi bari bato cyane, ariko umugabo yaje kuba yakwica umugore we rwose, agira ifubyi abana bakiri bato, ibibondo bikiri bito. Ariko iyi nkuru irababaje cyane, inkuru iteye agahinda, inkuru yababaje Abanyarwanda benshi cyane muri rusange, diaspora iri mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'abandi baturarwanda bose bumvise iyi nkuru. Birababaje cyane kubona umuntu w'umugabo ufite ubwenge nk'ubu noneho akaba yarize, afite amashuri, gutinyuka kwica umugore we. Ni ibintu bibi, ni ibintu bibabaje cyane, ariko reka tumwifurize uyu mumama, uyu mugore iruhuko ridashira, Imana ibashe kumwakira mu bayo, kuko isi niko imeze, isi niko iteye. Baravuga utazize inarabyaye azira inarashatse. Uno umugani w'Ikinyarwanda Abanyarwanda ba kera bavuze, ariko nta kundi mu isi niko bimera, nta kundi mu isi niko bigenda. Ejo uba ufite ubuzima bwiza utazi ikizakwica, ariko ukajya kumva urugo nk'uru nguru, donc ruba ruri noneho mu bihugu byo hanze, ukumva umugabo yishe umugore we. Tukunze kubyumva cyane, dore ko hari n'indi nkuru yashenguye Abanyarwanda benshi, diaspora yo mu Bubiligi, dore ko n'umugore uwitwa Umuhire Jeanne d'Arc yabaga mu gihugu cy'Ububiligi, umugabo we akaza kuba yamuvutsa ubuzima. Ndebera n'uyu munyarwanda nawe wabaga mu gihugu cy'Ubufaransa, none nawe akaba avukije umumama ubuzima. Ibi birababaje cyane. Abanyarwanda baribaza nti se ibi bintu byateye mu Banyarwanda ni ibiki, ibintu bisigaye biri mu Banyarwanda ni ibiki? Ariko reka twihanganisha umuryango w'uyu Claudine, twihanganisha abavandimwe, inshuti n'umuryango, ndetse na diaspora iri mu gihugu cy'Ubufaransa nayo ihaherereye. Reka tubihanganishe, kuko mu isi harimo ibibazo byinshi, mu isi harimo ibigeragezo byinshi, mu isi harimo amarira menshi, agahinda kenshi, ariko Imana niyo ya mbere yo gutabara izi fubyi asize, niyo ya mbere yo gutabara aba bana b'ibondo asize. Umugabo we rwose ni uguhita bajya kumufunga, asize abana hanze atazi uko bazabaho, yishe umugore we. Birababaje cyane, biteye agahinda. Mu ngo harimo ibibazo byinshi, mu ngo harimo agahinda kenshi, mu ngo ni ibibazo byinshi cyane, ariko Imana niyo ya mbere yo kurengera ingo. Muri iyi minsi ingo ziri kwicana, ingo ziri kwicana, ugasanga umugabo yishe umugore, niho twunda kubyumva. Ariko noneho abantu baba barize, barageze mu mashuri, ntabwo tuba tubizi yuko baba bayobewe ubwenge, ntabwo tuba tubizi yuko baba bafite ubwenge buhagije. Umuntu wize donc akarangiza akajya no hanze y'igihugu, uba afite ubwenge bwinshi rwose yakoresha. Ariko ubwenge ngayo nguko, dore ubwenge uyu mugabo agize, ubwenge bwo kwica umuryango, ubwenge bwo kwica umugore we babyaranye bashakanye, ubwenge bwo kwica abana. Ubu yishe abana. Iyi nkuru yambabaje cyane no kuyivuga, ndi kubabara cyane, ariko Imana yonyine niyo ikwiye kurengera aba bana, Imana yonyine niyo ikwiye kurengera uyu muryango, aba bana asize, ndetse n'abavandimwe b'uyu mugore, ndetse n'abaturanyi be bari baturanye hariya mu gihugu cy'Ubufaransa, dore ko n'amafoto menshi cyane rwose bagendaga bayifatira hariya i Paris mu Bufaransa, ni umurwa mukuru w'Ubufaransa, hariya i Paris mu Bufaransa. Ngayo nguko rero inkuru yacu uyu munsi irababaje, inkuru yacu ibiri kugenda biba muri iyi si ni agahomamunwa, ibiri kugenda biba muri iyi si ni ibibazo byinshi cyane, ibiri kugenda biba muri iyi si birababaje cyane. Imana niyo ya mbere yo kwigaragaza muri iyi si, yo kwigaragaza ku miryango, ku bantu bafite amakimbirane. Mujye ibintu by'amakimbirane mujye mubireka, ko nta cyiza kibirimo, nta cyiza kibirimo. Ariko uvutse umuntu ubuzima, wamuhunga ukagenda, cyangwa ukaba uri ahandi, ariko apana kumuvutsa ubuzima. Imana yamuremye imukunze, naho urajya kumwica. Isaha nyine baravuga ngo isaha iyo yageze ntabwo wayirenga, ariko
ntabwo umuntu atinyuka kwica umuntu, si umuntu utinyuka kwica umuntu, ubwo byagenda gute? Imana yazamubabarira se we? Ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje cyane. Imana imwakire Mubayo Claudine kandi uruhukire mu mahoro. Imana igutuza hiza, roho yawe iyimurikire, ubwiza bw'Imana bugomeze bukubaho, kandi Imana ikomeze kwihanganisha abo bana ndetse n'umuryango usize. Ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana rero abana namwe, umugisha w'Imana ubane namwe. Dusubire mu nkuru yacu ubutaha. Murabizi yuko ngiye mbagezaho amakuru meza, andi makuru aba yizewe. Ndahari ku bwanyu, ndahari kugira ngo njye mbagezaho amakuru acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bye bye, ndabakunda cyane.